Amakuru ni meza. Watwibwira? Nitwa Nyirandikumana Marie Louise. Ndi umumama w'imbyaro 8, mfite umugabo. Senga Imana, nkunda gusenga, nkunda n'abantu bayo. Nejejwe no kumenyana n'abakozi b'Imana n'abantu b'Imana. Yego. Muri aka kanya. Bari ku isi yose. Bari ku isi yose, abari kumbona. Shimye Imana cyane. Bapepeye hano rwose cyane n'abashuhuje cyane. Amina namwe. Mugubwe neza. Yego. Nzi ko cyane menyereye kumenyekana cyane ku izina rya Ntare y'Ishyamba. Mbere nkiri umupagani nitwaga Nyirabihuru, ariko ubu ngubu ndi kumenyekana ku izina rya Ntare y'Ishyamba. Ndaza kubabwira amateka yaryo. Imana ibaha umugisha. Urasenga? Yego. Hehe. Muri ADPR, ndi umukristo muri ADPR, Kimironko. Hirya gatoya mu izindiro, werekera Kimironko. Imana ibaha umugisha. Ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Iyo nza kwihamagara kuko byo biravuna mba narabiretse. Ariko kubera ko nahamagayiwe na Kristo nkuye mu byaha, byatumye mufataho neza ndamunyunyuza. Numva uburyohe bw'uwo mugabo, ndamwumviririza neza. Bituma rero nanjye mukunda, bituma mwiyegamiza. Ubu ndi kumwe nawe rwose. Uri kumwe nawe rwose. Amina. Imana ishimwe cyane, tugahe ikaze. Yego. Rero Ntare y'Ishyamba, Ntare y'Ishyamba. Ntare y'Ishyamba. Uraryemera nta kibazo? Ndaryemera. Nze kurikoresha. Ku isi yose rwose ndaryemera, n'abandi bararizi. Yesu aguha umugisha. Ko mbona wishimye cyane se? Ni Yesu wampaye ibyishimo, ubone nta byishimo nagiraga nkiri umupagani. Ni Yesu wampaye ibyishimo. Mu bibi no mu byiza tunezererwe. Amen. Niko muririmbye aririmbye. Yaririmbye ufite amahoro. Mfite amahoro mu mutima. No, mfite amahoro yuzuye. Numva ko mbega umunsi Yesu azaja kurabagirana mu kirere, nanjye nzaboneka mu bana b'Imana. Cyangwa n'agafaranga wibitseho? Oya. Ntago ndatabagwa. Ndacyari kuri tekeri. Ndacyari ku musozi, ariko ndi ku musozi biti byiringiro yuko igihe nikigera nzatabarwa. Kandi ufite n'amahoro. Kandi ufite amahoro aba yaranatabawe. Yego. Ntago rero navuga ngo nta mahoro mfite, ntago navuga ngo mfite amafaranga rutaye. Mfite amafaranga yitwa Yesu. Yego. Kuko ufite uwo mugabo aba afite byose. Aba afite byose no kuri. Afite byose. Haleluya. Shimye Imana ko yamaye amahoro yo mu mutima, mukaba muri kumbona ndi guseka, mukaba muri kumbona nezerewe. Ntago nezerewe kubera ko wenda ari ifiriti nahaze, ahubwo mpaze mwuka we. Imana utumye nezerera. Yego. Amakuru yawe rero? Amakuru yanjye ni meza. Tuguteza amatwi aka kanya. Ngiye kutubwira ibiki? Yesu yagukuye hehe? Ni ibiki wahisemo mw'abantu ko hariho Imana ifite imbaraga? Somo naho abantu nuko Yesu aruhura, nuko Yesu ari karuhura. Yaranduhuye ndamushima uwo mugabo n'umwami. Yankuye mu byaha, anduhura narindushye. Navukiye mu rugo rubandwa ruterekera, mvuka ndi umwana w'ifura. Turabana 6, ariko muri abo 6 ntago nigeze ngirwa umugisha wo kuregwa na mama. Muri uko kutarerwa na mama rero sinavuga ko data yanyangaga, ahubwo nangwaga n'abadayimoni yaratunze. Bakwanga cyane. Ubwo rero mu buzima nabayemo mvukiramo, navutse nzi uko umuntu akura avuga Imana bita Ryangombe. Imana yanjye yari Ryangombe. Uyu nguyu sinari nzi kurya ibiryo bihiye, ahubwo nari ntunzwe n'ibishyimbo bibisi. Shimye Imana rero ko nsigaye ndya ibiryo nk'abandi. Kubera iki waryaga ibibisi? Naryaga ibibisi bitewe n'imyuka yari ndimo yabintegekaga. Nkumva ijwi riraje ry'abadayimoni rikambwira ngo tonora ibishyimbo urye, kumwero w'ibishyimbo nabaga ndi umukire. Naryaga ibishyimbo. Wari umukobwa? Nari nkiri umukobwa, ariko muri ubwo bukobwa bwanjye nsubiye inyuma gato, natangiye umwuga mfite ubusambanyi mfite imyaka 7. Yo, 7? Imyaka 7 nibwo natangiye umwuga w'ubusambanyi. Ndabyibuka igihe kimwe niga gusambana, nasambanye n'umugabo wubatse urugo. Ufite imyaka 7? Mfite imyaka 7. Mama yanjugunye mfite imyaka 5 n'igice. Araza atereka umwande y'umwobo, ariko sinawugwamo. Twihuse gato. Muri iyo myaka 7 maje gukora icyaha cy'ubusambanyi, naraje mbwira data ndamubwira nti dera amafaranga kanaka yampaye. Twamwitaga Habari kera. Ndera amafaranga Habari yampaye. Yangiye hejuru amafaranga. Umwuga urakomeza mba umugore nsambana.
wabikoraga nk'umwuga se cyangwa ni dayimoni? Ni abadayimoni. Wumvaga urarikira ndarikiye gusambana gusa n'abadayimoni. Kandi si uko nari mwiza, ahubwo nari mfite ikintu bitaga abadayimoni bari barakizemo cyo kurwara amavunja. Nari mfite amavunja, abakuru bo barabyumva, nagezeho nyarwara no ku bintu by'abagore cyangwa se ku bintu by'abagore utabeshya ku gitsina. Reka mbivuge gutyo, ndarwara bakampandura bakanyohereza kuragira. Ntago ari ugukuza ubuhamya, ibyo ni ibintu byabaye aho mvuka ku mu murenge wa Burega, muri Mugambazi, cyahoze ari Mugambazi mu majyaruguru. Aho mvuka abenshi barabizi uburyo najyaga mfata abantu ku muhanda, abasore babiri nkabahambikanya nkakubita. Ndi umupagana ariko nkoreshwa imbaraga z'abadayimoni. Ndabyibuka igihe kimwe nabaga nshaka kurya inyama, abadayimoni babintegetse, nkabwira papa nti uyu munsi turarya inyama. Akambwira ati oya, ntago igihe cyo kubaga kiragira. Ndarya inyama ariko mbitegetswe n'abakuru. Yakwanga kuyibaga nkagenda nkayicanga mu rwuri nkayiyicira, kandi bakabaga mfite icyo bitaga isorori. Ntega amaregera yabyo, amaraso y'amatungo, nkahita nkubita ku munwa nkamwe. Yesu yangiriye neza. Haleluya. Yesu yaranduhuye. Yesu yaramfashe. Ndagufata gakiza, njya kwakira Yesu n'umukiza wanjye. Uyu mugabo mwumva, uyu mugabo wasanze Mariya arushye, nanjye niwe wansanze. Nsimbutse gato, igihe kigeze nza gushaka umugabo, turananiranwa ariko asiga nteye inda. Umwana mubyara ibice bitatu, kandi mubyarira ku mupfumu. Ngenda ngiye gushaka umupfumu ngo amvure, ariko aho kumvura angwa mu maboko akimara gupfa. Nanjye uwo munsi ndabyara. Munsi imwe mbyara akaguru, kurikiyeho mbyara akaboko, ubwa gatatu mbyara igihimba, mbyariye mu rugo. Ndashimira umuntu we umugira neza waje akankura muri urwo rugo akanjyana kwa muganga ntumva. Imana izamuha umugisha. Aba muri Kavumu mu murenge wa Buyoga niho aba. Imana izamumpera umugisha, uwo ndamushimira cyane. Nabaye mu buzima buryana, ubuzima busharira, nta muntu wamaga agaciro. Nabaye mu bihuru, narajijwemo no gusenga. Haleluya. Ariko ubundi gushima Imana ko nyiraramo ndi gusenga. Bene data, najyaga nituma narangiza nkisubira inyuma, nkasubira ku mwanda ndi mukuru. Ariko Yesu yarabintabaye, icyo yarakindebuye, cyo ndagishimira Imana. Ngeze mu gika cyo gushima Imana, ngeze mu gika cyo kumva Mwuka Wera nkamuryamo neza, nkumva ko aryoshye. Yesu wanjye numva aryoshye, kubera ko yabashije kunkorera ibyo data atigeze ankorera, kubera ko yankuye ahantu ababyeyi batigeze bankura, kubera ko yankuye ahantu mama wantaye atigeze agaruka ngo antoragure, kubera ko yankuye ahantu umugabo nashatse atigeze aza kuhankura. Ariko uyu mugabo asanga ndushye wita Yesu, arangije aravuga ati mwana wanjye, nasanze wigaragura mu ivata y'ibyaha. Arangije aravuga ngo baho nanjye mbaho. Mba narapfuye, ibyari kunyica byari byinshi, nararanye n'inzoka ariko sinapfuye. Ibyo nishimwe. Igihe kigeze nkomeje gatoya, nibwo nageze igihe maje kubyara, ndongera mbyara undi mwana. Bose nabyaraga nta mugabo ngira. Uwo wabyaye igice ariho wagiye ubyara mu byiciro? Uwo yarapfuye, uwo ko kanya nahise mushyingura. N'umukurikirana we yarapfuye afite amezi 9. Byagenze bite kugira ugende umubyara mu bice? Nanjye ntago nagwa ureri yabyo cyane, ariko amakuru mfite nuko namubyaye namubyariye mu buryo bw'imbaraga z'abadayimoni, nari ndi mu mwuka w'abadayimoni. Ariko se uwakumva ubuzima wari ufite ntago wari umusazi ubwo? Oya, ntago nari umusazi mu bundi buzima, ariko nari n'umusazi. Kuko nta muntu muzima waharinya ngo narangiza yisubira inyuma. Ni igiki cyabiguteraga kugira? N'abadayimoni iwacu habaga imbaraga. Najyaga kumva nkumva ni nk'ikintu cy'umuyaga kije kikamuha, kandi nkabona abantu benshi b'abasaza, ibikecuru bimeze ukuntu bikanegeka ati ikora iki, nkagikora. Ku buryo babaga bambwira bati fata umuntu mwice, nkaba nanamwica. Ndabyibuka ko nigeze mfata, abadayimoni bigeze bantegeka gufata umusore, yari umusore mwiza w'ibigango. Ndamufata ndamujyana, ndambwira nti ngwino tugende uje kundongora. Vaye tugende. Turagenda tugeze mu ishyamba, ndambwira nti ninjura kurongora. Ariko Yesu arangiriye neza. Mana ndagushimye.
we nutarabinifone Yesu ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga ujye kura ahantu kure Yesu yankuye kure Yesu yarantoranyije arankura kure ndamujyana mugejeje muri iryo shyamba mukuramo imyenda ndangije njye gukata ubugabo bwe ariko Yesu arangije amfata ukuboko sinabikora kugira ngo nakira agakiza rero nabyaye umwana wa gatatu niwe nakiriyeho agakiza nawe kandi ntawe wariho Yesu ngiye kubona mbona mbyaye umwana wa mbere ariko mbere yuko mubyara namanjije gusara bwo biranagaragara noneho birerura njya ku musozi ndarwana ariko bigeze ninjoro ndyamye Yesu niwe wasanze arambwira ngo mwana wanjye jya gusengera mu itorero bita Pentecote nterekera mbandwa natangiye kuraguza ndi muto cyane ntangira no kubandwa ndi muto cyane wabikora gute najyaga mbona uko papa bikora twafataga ibicuma tugashyiramo habagamo ibicuma bifite cyo bitaga ibinyuguri tukambara imigara tugakenyera amakoma tugakenyera ibintu bidafite umumaro ariko tukajya gukora ibyo bintu Yesu arangisha aravuga ati mwana wanjye abinkura mu gihe natangiye kubandwa ndi mutoya natangiye kwambara ibisharishari ndi umwana muto hamenye uko umuntu ajya kwa Ryangoma akavuza ikinyuguri akavuza injogera agahamagara umuzimu runaka akaza akamuvugisha cyangwa bakaganira Yesu ariko ubu mugimba cyo kuganira n'abazimu haleluya sigaye nganira n'Imana icyo nico ndi gushimira Imana kuko nsigaye nganira n'Imana Imana ishimwe cyane haleluya sigaye nganira n'Imana mbere yo kuziganira n'abazimu kuko iyo ntabaga nagiye aho bitaga mu gicumbi cy'abadayimoni nta mahoro nabaga mfite ariko ubu ngubu icyo ndimo gushima Imana nuko ndimo kubasha kujya mu gicumbi cy'umwuka wera haleluya nkaganira n'Imana nyimara gukizwa icyo gihe narakizwa najyaga mfite intebe y'abadayimoni nicaraga papa yari yarakubiseho uruhu rw'ihene iyo nabaga ntayibonye nta mahoro nabaga mfite nta mahoro nabaga mfite yabagaho uruhu rw'ihene ruterekereye bivuze ngo yabagamo abadayimoni ni nayo papa yicaragaho ari guterekera noneho igihe kimwe maje gukiruka ibisazi kugira ngo mbikiruke nabaryamye ngiye kubona mbona ku gikuta cy'inzu mbona ameza y'umweru mbona intebe z'umweru mbona igitambaro cy'umweru mbona mbyaye umwana arazamutse ageze kuri ya meza numva ijwi ry'Imana abagabo batatu nahabonaga kera nkiri umunyagatulika numvaga ko ari Mariya na Yosefu na Yezu n'abo batatu barambwira ngo dore uyu mwana ubyaye ahagiye nawe niho uzajya kuba ndavuga nti Mana ni hehe ngiye kubona mbona mbyaye undi mwana wa kabiri mbona aramanutse ajyanwa n'urubingo na nyirasenge wa papa mbona amanutse ku rubingo arenze hasi kuzimu ijwi ry'Imana rirambwira ngo uyu mwana agiye nudakizwa nawe niho uzajya ndavuga ngo ko mbonye uyu mwana agiye hariya hejuru numva afite inyota yo kujyayo ndayibaza ngo mbese ni hehe nakirizwa irambwira ngo uzajye muri ADPR ndavuga ngo muri Pentecote ni igiki irandangira naziraga icyo bitaga barokori hahandi nahuraga nawe mu nzira ari kuvuga Yesu nkakubita ariko nshimye Yesu ko ubona kubitaga ari we wamfashe haleluya Imana ishimwe ubona kubitaga ni we wamfashe arangije igihe kimwe nihuse uyu mugabo arajya afata agakomeza haleluya noneho muri cyagiye ngiye kujya kureba ahubwo nkurura ka gatebe papa yicaraga ari guterekeye ubwo niko twari turi gutarura amashaza mbwira abantu twari kumwe ntubu ngiye gukizwa barambwira ngiye gukizwa ugiye muri babasazi nini ngiye gukizwa ninumvisha umuntu ambwira ngo ngiye gukizwa muri Pentecote mu gihe nyimara kurirekanye imvura yahereye kwirwa inyagirira haze amasaha 5 kugeza ubwo iteraniro rishoje amateraniro ashoje imvura irahita ntabwo yari imvura y'Imana ahubwo ari imvura y'abadayimoni imvura irahita umuntu w'Imana ndanyagirwa imvura ihise nanjye ndahaguruka njya mu nzu kandi abandi bagiye kugama ngewe sinanayumva ayo numvaga nkomeje gatoya mu rugendo rwanjye mba ndakishijwe ndabatijwe natangiye guhanura no kwerekwa no wageze uti imbere ya pasiteri ku cyumweru gikurikiyeho nibwo numvishijwe rimbwira ngo simbivuge ngo kuko dayimoni yumva amajwi tuvuga ariko ntamenye ibyo twatekereje yumva amajwi tuvuga ariko ntajya amenya ibyo dutekereje icyo kintu gishimiye Imana
kuko ijya yumva amajwi tuvuga ariko ntamenye ibyo dutegereje tujye duceceka cyane yego haleluya guceceka hajya haba n'umumaro ni umwuka ni umuntu wabimbwiragamo imbere amen ni umuntu wasanze abimbwira ntamurebe ahubwo nkajya nkebuka nkagiranya nibwo umenya ari abo mu nzu twari kumwe ariko nza gusanga ari umwuka buke mu gitondo ndambara barambaza ngo ngiye he ndababwira ngo naho ndagenda nageze navuye mu rugo saa 12 ngera ku rusengero saa 5 nsanga bari kwihanisha abantu nanjye ngenda mvuga ngo mu ndangire pasiteri ansengere ngenda pasiteri aransengera nteri Imana izamuha umugisha ahantu ari bari kunyumva nteri w'ikiyanza niwe wanyatuje agakiza aransengera amaje kunsengera ndakizwa ntangira gukizwa iwacu hari ibicuma hari amacumu hari za nyabingi ibintu bitandukanye byakoreshwaga ibibindi by'iminwe ibiri inkono z'iminwe ibiri twatekereragamo igihe kigeze mpamagara abakozi b'Imana baraza barabimena nkomereza aho ngaho Yesu ariko Satani kubera ko ari umwanzi w'ibyiza igihe kigeze ndagwa ndongera ndagwa nsubira mu byaha ndongera ndagwa ariko kigeze 2012 nibwo naje Kigali ngeze Kigali nibwo namenyanye na se uriya mwana twamenyanye ku itariki 20 Kigali 2012 waraguye naraguye yo kugwa kwawe wari warasubiye mu byaha narasubiye mu byaha narisubire mu busambanyi Satani yankururaga njyana mu busambanyi n'ubundi bwa busambanyi ariko njye numva ngo ntibiba byoroshye ntago biba byoroshye iyo wagiranye amasezerano n'abadayimoni gakizwa biba bigusaba imbaraga zidasanzwe zazi bishaba kugira ngo usenge uhozaho Imana ikwambika imbaraga zo kunesha kuko itakuneshereje wowe wahora usubira inyuma ubwo maje kugera i Kigali nageze i Kigali ku 2012 mu kwezi kwa mbere ku itariki 27 28 naharaye nibwo namenyanye na se w'umwana ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mamaze ukwezi kumwe Kigali ntayizi ntazi yiva niyijya nibwo umugabo yanteye inda kuri izo tariki musezeranye se ya muri twarasambanaga abanteye inda maje kuntera inda nibyaramo abo bana bandi turi kuvuga hirya ntagarabi bandi abe ni babiri tubyarana ubwo abanteye inda maje kuntera inda yujuje amezi 3 turi gupanga ibyo kubana abantu bamwumvisha uburyo ndi umukecuru kandi koko nari umukecuru uretse Yesu wampinduriye isura kabisa Yesu ndamwumva haleluya Yesu uragoshe Kristo amina nuko abaragiye ashatse umugore mbaye aho ndatuje ariko inda yujuje amezi 3 mu mezi 4 mitanywa imiti ndayanga kuvamo wa mukobwa wabonye uri gusenga inda yanga kuvamo Yesu arayifata aravuga ati niho ngushaka ndashaka kuzaba uwo kumpamiriza irangije ndigumamo ikimara kugumamo yujuje amezi 5 njya gusenga ku mugabo bitaga Parasidi hariya mu izindiro mwicace mu nyenyeri y'ububyutse higera arambwira ngo uwo mwana utwite n'umunyamugisha kuri se n'umunyamugisha kuri ho aya nabwo ntari kuri umusazi mu mutima anjye ambwira ngo wanyita umusazi utanyita umusazi haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali ndabizi neza ko harakibi 7,000 bitarapfukamira Bayali bitarapfukamira Bayali n'umunsi umwe arangije nibwo nagiye arambwira ati woya ati ndori kimenyetso Imana imbwiye nuko wagambiriye kuyikuramo kandi kabitaravuyemo kandi uwo mwana utwite azagutambagiza amahanga nkibaza ayo mahanga azanambagiza ariko yara yantambagije kuko nanjye niwe mwana nigiyeho kubyarira kwa muganga bandi bana bose nababyariraga mu rugo arangije ndamabaye mu itorero mbaye umuririmbyi ndakijijwe ntangiye gusenga numva mbigiyemo neza ntangira no guhanura iriya Samuduha nayiciwemo inzara Samuduha ni muyizi iriya Samuduha muri uriya minyinya nayiraye mu mpetse uruhinji njye numva ngo yareze abahanuzi benshi iriya Samuduha nayirayemo ibi byose niho nabikuye Imana iza uriya musozi Imana izaho umugisha n'ukuri wo umugisha iriya Samuduha nayikubitiwemo imbeho iriya Samuduha nambariye mu bucoce iriya Samuduha nyikubitirwamo iriya Samuduha nyiraramo muhanuzi araza arambwira ati Imana izakugirira neza naganaga dore n'aka kadodo aka Imana ikagimbwira ngo nzakubyibushya utarabona ibiryo kugira ngo numara kurya
ejo utazarya ibiryo ukavuga ngo ni ibiryo byakubyibushije nzakubyibushye utarabona ibiryo nsuzuguza abavuga kuri umukecuru Imana yarabikoze ndayishima icyo ndicyo ndi kwishima gikuru Imana yaragikoze ndayishima ariko igikuru kiri ibyo nyishimira nuko yabashije kuneshereje imbaraga ntagombaga kwineshereza nuko yaneshereje za karande z'imiryango nuko yaneshereje za karande zo kwanza abasanga ikaneshereje za karande zo kwapfaga guterura ikaneshereje za karande zo kwa kamege izo zose yamara kuzineshereza yarangiza ikavuga ati mwana wanjye nkusiza amavuta ya kumvugira ubu nkaba ndi kwivugira nta ntego mfite pe nta ntego mfite nzayivuga imvurirwa nzayivuga bankubita nzayivuga ndi muri gereza nzayivuga ukimara kubyuka ntabwo wigeze kongera kumva Satani agukurura oya ubu rwose ndumva ndihamiriza ko mwuka wera abana nanjye amen kubera ko namaje gukizwa igihe kigeze ndisa muduha Imana irambwira ngo umugabo wabyaranye nawe niwe mugabo wawe ndayibwira nturabeshya kuko narinzi kuri Imana itagira indime ebyiri ariko naje gusanga ugira indime ebyiri umugabo nashatse afite umugore umbwira gute ko azata umugore w'inkumi ufite ibere rihagaze akaza gushaka mukondogoro umukecuru ariko burya Imana iyo kubwiye ikintu kibagarire gitinde kizasohora igihe kimwe Imana irambwira ngo nduwiteka nje gusenda Penina ku buzima bwawe umugore we yagiye nta umwirukanye n'umugabo yagiye mu kazi agenda ubwo ariko ngi birangiye nibwo imbwiye ngo nteranyije imiryango kugira ngo wubake nawe ubu umugore uhamye kugira ngo utazasubira inyuma mu byaha ndakizwa ariko Satani ntajya yishimira nk'amahoro y'ubugingo ari iyibona uri umutunzi ufite ubutunzi warengera beje nagajya byishimira ahubwo ashaka gituma usubira inyuma ariko nshimye Yesu ko yamfatiye umuririmbyi yararirimbye ngo Yesu aramfata arangije kumfata arankomeza nanjye mubo yakomeje ndimo haleluya Imana ishimwe nanjye nzi ko mubo yakomeje ndimo ndayishimye n'umwami uyu musozi w'Ikigali na wiciwe w'inzara hayiwe ndayishimye Yesu n'umwami ariko nagumye kuyikorera ntago nasubiye inyuma nta nubwo nasubiye mu byaha ngo njye gusambana nta nubwo nasatse ubutunzi bw'isi nta nubwo nahanuye ngo bampa amafaranga kuko nzi neza ko hari umugabo uzampemba umuntu yaguheje akakuvuga abahanuzi bakorera ibihembo ndagira ngo mbabwire ngo mwabahanuzi mwe ibihembo byanyu bizarangirira mu isi ariko njye ndi gusiganwa nshaka kuzahemba na nyiri jambo wa wundi wamamagaye akankura muri Nyabingi akankura ku bishyimbo bibisi akankura ku mwama akanyiza amavunda yari yaranyise no kukananwa yaragezeho ndamushimye n'umwami ndamushimye Imana yankuye mu bapfumu uyu munsi nari gupfira yahari mba naranapfuye naribagiranye ariko ndayishimye ko ikindinze iragahabwa ikuzo n'icyubahiro n'ibyayo Yesu shimwe Imana ishimwe Imana himbazwe cyane ndangije nkomeje gatoya ubwo igihe kigeze naje kubana n'umutware turabana ariko ari uko umuryango uteranye buni ngewe imyaka mfite imyaka 40 navutse gusa ntabwo nzi imyaka mfite kuko najya kuyandikisha irangamuntu kubera ko ntigeze niga nahuye numvishe mu biro bavuga ngo umuntu avuze ngo yavutse 7 ambaje ngo wavutse jyaye naye nabaga ngo navutse 7 kuranga muntu yanjye yanditse 7 ariko ntacyo bintwaye naba ndi umukecuru ntacyo bintwaye yapfuye 9 ariko icyo shimye Imana nimba yaranapfuye ntago mbizi kuko sinamushyinguye ariko icyo shimye Imana nubwo Imana ababyeyi batandeze ariko Yesu yarandeze ndamushima ko yandeze ubwo umugabo turabana ariko kubera ko twagiye tugirana igihe kinini cyo kugendana tujya nagera mu rusengero Imana ikambwira ngo mbere y'uko uvuga ibyo nagukoreye manzi uvuga ibyo wakoze jya nkunda kubwira abantu ngo mbere y'uko urata ko wambaye cyangwa mbere y'uko urata ikibanza manzi urata aho wamanjije kunyura noneho ngezeho nagera mu rusengero nkumva wa mwuka wo kumbwira ngo nimvuge ko Imana yankuye mu busambanyi twihuse gatoya kugira ngo izina ntara y'ishyamba rize ngewe nkunda gusengera abantu mama Gilbert bari kunyumva hanze ari mu gihugu cyo hanze n'abandi njya nkunda kubana nabo ku matelefone
nkunda gusengera abantu. Mama Gilbert ndashima Imana ko Imana yamukishije ibere byari bikomeye, musengera ndi mu Rwanda ariko Imana iramukiza. Kugira ngo nitwe ntare y'ishyamba nari ndi mu busatare bwa Samuduha mu buvumo bwaho, basanga umuntu wari wamaze iminsi wari umaze amasengesho y'imishi 140 yaramaje gusenga 40 akigaje indi minsi 20 ngo agire 160. Yaroherejwe n'umwuka w'abarangi, fatanya n'umugabo bita Kiboke nawo bari kunyumva hano Kiduruduru, turafatanya dusengera uwo mukobwa, Imana imukuramo uwo mwuka w'abarangi, agenda ari muzima, abandi bose bamuhunze. Imana inyambika imbaraga zo gusenga. Yasengaga ari umurangi. Iwe yasengaga ari umurangi, yaje gucubya abantu, bese afite imirimo yamuze. Ayo masengesho y'imisi 160 kwari kugira korere Satani. Je cyane ariko ayasengera mu buvumo. Noneho wakwinjira mu buvumo batangira kuvuga mwami Yesu, igitotsi kikaba kiraje. Abandi bakigira mutwenya bakajya guseka. Ubwo rero kinkigeramo ni nanjye wabihishuriwe nkigeramo mba ndamubonye. Tumusohora hanze tujya kumusengera, turamwatuza bundi busa. Arangije avuga yuko abadayimoni bamutegetse gusenga mu mashengesho, anatubwira n'icyamuzanye. Turasenga, umwana w'umukobwa arakira. Yavugaga ko agambiriye iki? Yavugaga ko agambiriye kugusha abantu baje muri ubwo buvumo. Ariko intego ye ntago yayigezeho. Twaramusengeye arakira, amaje gukira umuhanuzi aturuka nk'igiri araza, Imana irambwira ngo mwana wanjye, kubw'icyo ukoze icyo ukiri umupagani bakwitaga nyirabihuru, ariko nkwise ntare y'ishyamba kuko utinyuka ibyo abandi bananira byananiye. Uretse njya ntinya urugamba aho rukomeye, nanjye ngerayo. Ntago njya ntinya urugamba, icyo ninya ni icyaha n'igisa nacyo, ntago njya ntinya urugamba. Haleluya. Niyo yampamagara ari he akambwira ati birakomeye, namubwira ati nukuri ndahari, nkamufasha mu buryo bwo gusenga. Nguko uko Yesu yangiriye neza, ndamushimye n'umwami. Shimye Imana ko yampaye agakiza, nongere nyishime ko yampaye agakiza, nta mubyeyi wakama. Icyo nicyo shimye Imana. Nongeye gushima Imana, Imana igikura kure uyu mugore mureba muri kuvuga cyangwa se muri kumva avuga. Nahoze mpima ibiro 35. Sebaho. Uko niko kuri byabaye umaze gukizwa ariko. Ejo bundi ndi Kigali. Ubu ejo bundi kandi kera umukobwa wari ufite imbaraga. Nari mfite imbaraga z'abadayimoni. Imbaraga z'yacu umuntu zo ntazo nagiraga, zari z'abadayimoni. Kuko uko mwabaga muri abagabo 5 nkabatendeka ko kaboko kamwe. Sabaga ari imbaraga z'abadayimoni rero. Kuko nge sinigeze ngira umuhigo wo kwiga kwanjye kwari kwigwa nkoronga ku musozi ndagiye inka, kubarirwa kanje kandagiyemo habe no mu wa mbere. Iyo Bibiliya simaze iki? Iyi Bibiliya ndayikoresha. Urayisoma? Ndayibwiriza iyo ndi kumwe Imana y'Imana y'umurongo ndawuvuga tunkawusoba ikama amagambo yo kusobanura, ariko nkaba mfite umuntu uri bumfashe basi kuyisoma. Ntabwo biraza ariko nabyo bizazi yabimpaye. Yesu arakomeye. Yesu arakomeye. Ahamagara n'abatizi. Ahamagara n'abatarije. Hari ijambo rivuga ngo natoranyije abaswa kugira ngo nkoze isona bita abanyabwenge. Ntoranya abanyantege nke kugira ngo nkoze isona bita abanyembaraga. Iki gitabo ndagikunda, ndakikunda. Iki gitabo nakibonye. Eka iki gitabo nyikubwire. Iki gitabo Imana yakimpaye ndi Samuduha. Aki ni amateka. Ikima ndi Samuduha ngiye kuyisabira ibiryo. Nabwo ngo ndashaka ibiryo inzara irangije. Umuhanuzi aturuka nk'igiriya amereza Bibiliya, nabwo anyimukubita mu maso. Sinigeze niga, irama Bibiliya yaboye ko nigeze nkanagira mu ishuri. Irama Bibiliya ngo nzayimaze. Irambwira ngo kurya kwawe n'icyo gitabo, kwambara kwawe n'icyo gitabo, ndayishimye ko igingaburira inyuje muri iki gitabo. Uko niko kuri. Ndayishimye ko amanu nkibona nyikura muri iki gitabo. Ntakoze n'ukuri munyamakuru. Ntakoze ngo duhure nkubwire ngo iravuze ngo muri iki gitabo ngo nyirambure guke. Ntago narya. Ubwo niwo murimo wawe. Ubu niwo murimo wanjye, nubwo nakwicira inzira ngo ngiye gucuruza na mabura kindi, ariko kurya na. Ubwo se ntago bitekesha umutwe, ntago ari guteka. Oya. Arega buriya nanjye nteko umutwe mu bwonko bwanjye haba harimo nk'akantu nk'akanyuguti. Nkajya mvuga ni wenda handitswe ngo, ariko ntago njya nteko umutwe kuko umurongo uje turahura. Noneho niyo utinze kuwusoma ndakubwira nti kuki wanindiye, nkahita nkubwira ngo reba hana, kandi ubu ntari mu mwuka ntago wambwira ngo rambura amenye aho ndambura. Ntabyo namenye. Niyo mpamvu rero mvuga ko atari uguteka umutwe. Ntago nabimenya.
ariko iyo ndi mu mwuka neza niyo nkubwiye ngo ariko ndambura mwumva urajijinganyije mpita nkubwira ibirimo nuko Yesu yangiriye neza ndamukunda rero uyu mugabo ndamukunda urerekwa Imana igukoresha imirimo nderekwa Imana yashyize umutima mu biganza byanjye mbasha gusengera abarwayi bagakira gusenga n'ukwanjye kuko sinjye ukiza ariko gukora n'ukwanyira ijambo wabiduhaye uko niko kuri nkunda kubwira Imana hambere nkunda kubwira Imana nkayibwira ngo Mana uzandinde kuba nk'abagenzi bo muri iyi minsi uzandinde kugwa mu nzira kuko ndashaka kugira ngo bashi nzagira abantu ngeza mu gigwami hahandi wa mwana wabonye ajya hahandi nabonye wa mwana ajya nawe uzagera nanjye ndashaka kujyayo kandi ndi kubiharanira kandi nzabigeraho kuko mpamanyije n'umwuka w'Imana ndabona uzabigeraho woya nzabigeraho kuko mpamanyije n'umwuka w'Imana amen haleluya mpamanyije n'umwuka w'Imana yuko nzabigeraho ubwo rero uyu mugabo ndamwemera reka nkubwire ukuntu mpamanyije n'umwuka w'Imana yuko nzabigeraho abahanuzi benshi muri iyi minsi dutunzwe no kwesikora ariko nge ntago nesikora uti kuyihe mpamvu impamvu mvuga ngo dutunzwe abenshi batunzwe no kwesikora munaraza akakubwira ati Imana iguhaye itaje kandi ntabyo yabonye ahubwo senga Imana nimba iyo taje yari nahari uzanabimubwire wenda yaranayibonye ariko nge ntabwo nakubwira itaje ntabonye impamvu mvuga ko ibi bintu biri kurya ibi bintu byo gusenga Yesu ni untunze Kigali niyo mpamvu mvuga ko ibi bintu biri kurya nukuri Yesu ni untuje Kigali kandi mu bana biwacu cyangwa aho mvuka data yajyaga tubwira ko yaje Kigali aza kuburana na se wabo mu rukiko rwahoze ngo ari kanto ntabwo kanto nduzi mu rukiko rwa kanto urumva ni kera nta muntu w'iwacu wigeze atura Kigali mu miryango y'iwacu ntawe utuye Kigali ni wowe wenyine ni njyewe cyo kora mama ni uri Kimisagara ariko mu miryango y'iwacu mu bana tuvukana ni njye uri Kigali kandi nzayituramo Yesu azanarinda ndi Kigali hari inzu ifitemo oya ntabwo ndagirirwa ubuntu yo gutunga inzu ariko nayo mfite ibyiringiro ko nzayitunga Yesu afite byose Yesu afite byose ubwo rero nibwo ndagikomeje kubuhamya nabayeho mu buzima bushariye uyu munsi umugabo akaba yagiye ejo umugabo akaba yagarutse ejo umugabo akaba yagiye ejo akaba yagarutse ariko Yesu hamwe na cya gitabo bakavuga ati umwana wacu yewe umuntu akakoresha umuntu wahariye ati abana buriya mubyeyi bariye bakarya uyu nizo mbaraga zitwa amasengesho atari imbaraga zitwa amasengesho ntabwo twabasha kurya rero turimo twinjira ku musozo yego ni igiki kikunezeza ikintu kinezeza muri iyi minsi cya mbere nuko Yesu antuye muri njye cyo nicyo kintu kinezeza kuruta ibindi byose Yesu nuko yampaye amahoro yo mu mutima cyo ni cyambere icya kabiri kintu kinezeza nuko yampaye kumukorera muboroheje mubatoroheje akama kumuvuga neza ikinezeza kisumba ibindi nuko Yesu azanjyana mu ijuru nuko yanyemereye ko azanjyana mu ijuru ibyo byiringiro ndabifite nubwo Mose yabwiwe kujya mu ijuru ndi kuyibwira ngo Mana nubwo uri kuma amasezerano no kujya mu ijuru uzandinde kugwa mu nzira kuko Mose uzandinde kwivumburira umurimo wa kuko Mose yazize kwivumburira umurimo rero ndashaka kutazivumburira umurimo ndashaka kuyikorera nk'umuntu uzapfesha ndashaka kuyikorera nk'umuntu uzabona ubwami ndashaka kuyivugira nk'umuntu uzabona Imana ndashaka kuyivuga neza atari ukuvuga ngo Enesta ya binifo ndashaka kuyivuga bitandukanye nuko kera nayivugaga cyangwa nkuko nayumvanye abandi nshaka kuyivuga ngiye uko numva Yesu ukwiri numva shaka kuyivuga ukuri atari ukuvuga ngo Imana ngo bese y'Amana ngo y'Amana ya Danieli y'Amana ya wa munyamakuru oya ndashaka kuvuga ngo y'Amana yankuye mu byaha iyo ngiyo data atari kunkuramo iyo ngiye wowe munyamakuru utaza ngo umbwire utire kuba ubusambanye mbuvemo arya twahoye ngo wari ubifite mu makuru waruzi ko jewe nari mbizi maze imyaka 3 narahanuriwe yuko nzaca kuri televiziyo none ejo bundi shyiraho akadomo hari n'ibindi ntegereje bigiye kuza ntago ari byonyine iyi ni intangiriro kuko iki ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bwanjye bugiye kugira gute guhinduka ndimo nk'abakaba Yesu ngo umugore
amaze imyaka 38 arwaye umugongo ngo arangije ngo amenya ko Yesu yageze mu ntuza mu kirorero nanjye Yesu yageze muri uyu mudugudu wa Gisasa ngo ndangije ngo arabimenya haleluya ngo amaze kubimenya ngo arabyigana akora kuri Yesu nanjye ndashaka gukora kuri Yesu ubu ndi kubyigana iyo umuntu amaje kubyigana rero akora kuri Yesu iyo umaze gukora kuri Yesu Yesu ajya kumva imbaraga yarafite zose ziragabanyutse agahita akebuka atariko ninde na Yesu nagukozeho ndashaka kukebuka none na bya bintu ukabikebukaho ikazi kamenya ko nayikoze kunamukozeho amen ndashaka ko Yesu akora kuri ndashaka gukora kuri uyu mugabo umva yaje nibyo yaje Yesu tubabwe iki ko yaje umva none na nyimugoroba twari tubirimo ndi kubwira umuntu nari kuzi ko nenda kujya kuri kwitangazamakuru atari kuzanyura heho wowe kwanza wowe usucyo ngewe nzaca ku maradi mfite TV Imana iri kunegurira televiziyo nibyo waruzi na reka nose wowe waruzi ko turi buhure dore naje kukamaha mu gitondo ndasenga nari nifite ibyari binzanye numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo genda ubwirira umuntu hari ndazamuka ngeze hari mu bitana n'umukobwa wanjye naje gusenga nawe burya nago twa tuvanye mu rugo turazamuka jugujugu bankubiteye muri kara kagurupe sinari ndi kumwe nawe ntambitse ndi kwitahira batigaruka numva ijwi rirambwiye ngo subira inyuma mbwira uwo mbwira ndangije kumubwira ni amahoro nibwo mwazaga ntabwo nzi rero uburyo nawe byakujemo mu bantu 1000 bari bahicaye mwumva ko Yesu ari njye agomba gutoranya Imana yaguhagurukije ikakuvana mu mujyi Imana iguhumugisha yarizi ko isahari nawe Imana iguhumugisha kuko ubu dufatanyije ivuga butumwa tutarasoza rero tutarasoza ikarata dufatanye amagambo nubwo nazi gusoma ariko ntago ntinya kurivuga kuko Yesu yangiriye neza Zaburi ya 91 sinzi nimba uramfasha kuyasoma urayasoma utese kandi uri umunyamakuru nzananda gusoma ndashaka kuyansomera basuyere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo waho wa 3 yego reka dusome Zaburi ya 91 duhere ku murongo wa mbere tugeze uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa 4 haravuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye ni igihome kinkingira Imana yanjye niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura azakubundikiza moya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira mwakira neza ijambo ry'Imana dushimiye Imana iguhumugisha nuko ajya nyobowe ubwo rero ubwo nari nyobowe numvaga nyobowe abantu baryakira abantu mwakira neza ijambo ry'Imana Imana ibaho ibabera inkingi biribabera igicucu kibakingira kumanywa na nijoro Imana ishimwe cyane urakoze cyane namwe murakoze ukunda ibyo kurya nk'ibi ukunda kurya iki mu buzima busanzwe ngiye mu buzima busanzwe mba numva Imana intabara yaje nyihera agafiriti n'akanyama nanjye ngategura neza agafiriti n'akanyama nkunda agafiriti n'inyama cyane ndabikunda cyane n'amakaroni ibyo nibyo biryo numva kizi imbere umuceri wo kubera ko umuntu abasha kubona nka 500 akagenda akagura icyo kiro uravuga uti nahuriye ariko burya kugira ngo uburi ikiciro burimo wigondera umuceri ifiriti na rundi rwego ifiriti kubera amavuta ashobora kuvuga ngo amavuta ibirayi birayenze iyo ubonye amafaranga uhita ubara ubugari ukahita ukubita ukavuga uti ibingibi biragenda muri ubu buzima ejo minsi y'icumi uwo munsi wafashe udukaroni n'agafiriti nzaguhamagara abakozi ba Vision TV uyu muntu akeneye kurya agafiriti n'amakaroni kandi uzayarya Yesu arayafite amen turagushimiye cyane murakoze cyane reka rero mu kanya turajya hari ahantu nabonye usengera niho uri buze gusengera abantu bari kuri Vision TV hari abatarakizwa hari abari mu guca mu ntambara mu byiciro bitandukanye umva urahakubitira abazimu abantu babona imbabazi z'Imana babone no gutabara turimo dusoza wavuga iki rero turimo dusoza ndashimira abantu bateze amatwi Vision TV
Imana ibaha umugisha kandi ibagure mu buryo bw'umwuka ibateza intambwe bava inyuma iyo bari bigira imbere kuko nimba uyu mugore wari umaze imyaka 38 ava mu mugongo nta hatari yarageze ariko icyatumye abura na Yesu nuko yavuye aho yarari agahaguruka akabyigana namwe mubyiganire gukora kuri Yesu kuko iyo wakoze kuri Yesu uburwayi burakira iyo wakoze kuri Yesu ibibazo birarangira iyo wakoze kuri Yesu intambara zirarangira ndabifuriza gukora kuri Yesu mubyiganye ntimukore kuri Yesu abasanze mwicaye ahubwo mukore kuri Yesu mubyiganye yego kuko iyo byiganye hari bishi bimaje kuguhigamira arabagwa imbere yawe inubyigana abadayimoni baragwa nubyigana bari hirya yawe baragwa nubyigane nawe ukore kuri Yesu ndashaka ko mubyigana mugakora kuri Yesu iyo wakoze kuri Yesu hari intambara uba ufite mu buzima burangira iyo wabyiganye ugakora kuri Yesu abarwayi barakira iyo wabyiganye ugakora kuri Yesu ubukene burahunga iyo wabyiganye ugakora kuri Yesu warubyaye impyiko zirakira wari ingumba arabyara warugwaye umugongo arabyara warugwaye diabete n'umutwe arakira ni mubyiganire gukora kuri Yesu murakoze Yesu agumugisha namwe murakoze reka tujye hari ahantu usenge yego bivuze ngaho niho ukunda gusengera ahantu nkunda gusengera ahantu nkabonera Imana yego ahantu mageze ndaruhuka uyu musozi bawita ngo iki uyu musozi witwa Gisasa ahantu iyo mageze hatumye menyana na Vision TV yatumye tumenyana iyo mageze mpabonera ibyo kurya iyo mageze mpabonera ibyo kwambara ahantu narahageze abana banje babahaye babirukanye ku ishuri bakura amafaranga y'ishuri yishimiye Imana hano iyo mageze datarabasha kuhampira amavuta cyane yo gusengera abarwayi yego iyo mageze hari abadayimoni bacuribwa mpene bagacuranguka nanjye nkumva ko bacuranutse ahantu rero iyo mageze ndaruhuka yego ngo rero noneho nimba aha hantu uhafite ibanga yego ndagira ngo abantu bari hirya no hino ku isi ugiye kubaturaho amagambo y'imigisha wica abazimu kubite hasi imbaraga zibarwanya ubasengere kuko aha hantu habonera rezo y'Imana ngaho rero ngo hayakanye usengera abantu batandukanye aho bari hirya no hino ku isi umwuka w'Imana bane nawe ntabwo tujya twikunda amen data wa twese mwiza mutanga bugingo giti kinganza marumbu sambitarumba mukunzi mwiza uwera wa Isiraheli data wa twese musha wawe mpagaze kuri uyu musozi wa Gisasa ndagushimye Nami ndagushimye mfukamye imbere yawe ndagushimye ni kuri iribuye ndagushimye ntago nje kwigaragambya sinze kwiyamamaza ahubwo nuko nje gushima neza yawe iyo uvuze urasohoza iyo uvuze urakora bikaba wategeka bigakomera ijambo ryawe ryavuze ngo uba mu bwihisho bw'ishobora byose ayiwe ngo hama mu gicucu cy'iburyo bwawe nyemerera mukunzi nyemerera umugabo ugeze ahantu nyemerera umugabo ugira ukuntega amatwi anyumva ndamusengeye abarushye ndabasengeye abaremerewe ndabasengeye sengeye abakumenye n'abatarakumenya abafite intimba n'umubabaro abarwayi bari kwa muganga abari mu nzu zimboye abari hanze y'igihugu cyacu abaneze amatwi ndabasengeye sengeye abagore babuze urubyaro abakobwa babaye ingumba babuze abagabo nyamuneka abasore baheze iwabo erega ndabizi neza ko hari abasore bajya bahera iwabo nabo ndabasengeye ndabahoza ndacagaguza imigozi y'umwishima ndirukana imbaraga z'abadayimoni ibyo babaciyeho ndabishanyaguje ndasengera uyu murwayi ndi kubona uri mu gihugu cyo muri Afurika ndavuze ngo waba urwayi we nuhunge urwaye munsi y'iptiko ndavuze ngo nukire nonaha ndavuze ngo nukire ndategeka izi imbaraga z'abadayimoni zamufashe munsi y'iptiko yewe Uwiteka
niwe witeka nyiringabo ndasengera uyu muntu nje mu maso nyamuneka Imana yambwiye ngo afite ikimenyetso cy'urutoki rugwamo hagati rutariho ndagusengeye ndavuze ngo Uwiteka genda ujye muri kiriya gifu gira icyo ukora dore nta kintu abasha kurya ariko aka kanya hari icyo yarya n'umukiza ikifu kuko byaramuzengereje ndishyuriza uyu muntu ideni reka umwishyurize Mana uyu muntu bari bagiye gutereza cyamunari nawe ndamusengeye ndavuze ngo Uwiteka murengere reka imbaraga z'ijuru zimanuke muri iyi minsi turi mu gahuge reka abantu bawe bakangure abo mu nzu yawe n'ubiteho cyane nukangura abantu bawe tanga ubwenge mwami dore ubwenge bw'isi buragwiriye ariko nutanga ubwenge bw'ijuru amen Uwiteka nyiringabo nyamara hindura igihugu cyacu ugihe ituze n'amahoro reka ugihe umutekano reka utange mu bumwe reka utange mu munezero reka urinde umusaza perezida wacu reka urinde ingabo z'igihugu urinde abayobozi abakubiyobora abamwami natwe tuyoboke uduhe kumvira mwami Imana yacu Mana nyir'ubutwara nyir'ubushobozi sengera itorero ryawe ndasengera amatorero atandukanye reka uyarengere ayo hanze n'ayo mu gihugu ndayasengeye ndasengeye mwami abo basohoye mu mazu reka ubagirire neza ndirukana uyu muntu wari ugiye kwirukanka ku gasozi ndirukana izi mbaraga zimurimo ndakubita hasi izi mbaraga ndirukana wa mbaraga mbigwe aya majwi yumvaga nyamuneka Imana dore bari batangiye kumwe ngo nakuremo imyenda ndashwanyaguje mu butware wampaye urakoze ko ari umuntu ukijije kanseri yo mwibere mwami ndagushimye kujya ukora iby'ubutware intwari zatabarutse Mana ndagushimye ko hari imbaraga z'abadayimoni ukuye mu nzira ndagushimye ko mwami hari abantu urengeye ndumva gukiza kwawe kumanutse ndumva kubohora kwawe ndumva gutabara kwawe ku bantu bawe ndumva amavuta arimo sakara ku banyamwuka ngaho ukomeza kubana natwe urakarama tukuzamura icyubahiro amen Yesu Imana igumugisha yego kandi urakoze kubasengera urakoze cyane wabasezera ukavuga ati mugira amahoro y'Imana Imana ibaha umugisha kudutega amatwi kumpa umwanya wanyu mukantega amatwi n'iby'igiciro gikomeye cyane kugira ngo muntege amatwi mwakoze rero kumvira mwuka wera mukatutega amatwi nanjye mukantega amatwi mbifurije umugisha n'amahoro y'Imana Imana ikomeze kubitaho no kubanezererwa Imana ibaha umugisha Shalom mubyeyi uraha urebe rata wiyuzuze nayo musore uraha urebe wiyuzuze nayo nibwo rata uzagira ibyiza nibwo bizagira gute bizakuzaho bivuge ngo rero muri iyi minsi akazi kose umuntu ari gukora yubaha Imana numva rata muri iyi minsi kuko imfatiro zasenyutse ariko imfatiro z'isi nizo zasenyutse ariko imfatiro z'ijuru rata ziracyahaga